Ndagusuje kandi nguhaye ikaze. Uyu munsi tugiye kugirana ikiganiro cyiza cyane aho tugiye kuganira ku murimo w'Imana. By'umwihariko turagerageza kuganira kuri korali kuko muri no minsi Satani afite ukuntu yazamuye izindi mbaraga mu kurwanya umurimo w'Imana, ariko by'umwihariko arazahera mu baririmbyi. Ushobora kwibaza ate tugiye kubiganiraho iki? Uyu munsi turarebera hamwe ibintu bishobora kugaragaza yuko korali by'umwihariko yaba igeze ahantu habi cyane, yaba amacakubiri akomeje kugenda abamo menshi. Ese niki cyabikwereka? Ntabwo ari byo gusa turi burebe ku musozo cyangwa se ikiganiro cyacu cyenda gusoza, turaza kurebera hamwe ibintu wakora kugira ngo aya macakubiri Satani agenda azana mu murimo w'Imana turebe uburyo yahagarara. Ese niki wakora kugira ngo amacakubiri ari kugaragara muri korali abashe kuba yahagarara? Ni ikiganiro cyiza cyane no gutumiye kugira ngo rwose uzi tuganire kandi tugire ikintu twakora cyangwa se hagire ibintu byahinduka mu kuba umuntu yagerageza kugira ibyo ahindura mu murimo w'Imana. Iki kiganiro ni cyiza cyane, nanjye nagikunze, niyo mpamvu ngwamage kugira ngo uze tubane. Reka rero mbanze nakire abantu bashyashya kuri icana. Umuntu mushyashya ni umuntu utaramara gukanda subscribe. Niba utarakanda subscribe uyikande kugira ngo buri kiganiro cyose gitambutse ujye ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Iyo rero ko yagerageje kuba yazamo amacakubiri, hari ibintu bibasha kuba byatangira kugenda bigaragara by'umwihariko mu baririmbyi. Hari ibintu biranga aba baririmbyi bari muri korali. Gusa tugiye kurebera hamwe ibintu biranga korali yamaze kuzamo cyangwa se yamaze kujyamo ibice, hanyuma nkubwire ndetse n'icyo wakora kugira ngo ibi bice rwose bihagarare. Nagira ngo nkubwire yuko korali yatangiye kuzamo ibice, hagenda hatangira kuzamo n'ibintu by'amatsinda ukuntu, kandi ibintu by'amatsinda nabyo rwose biri mu bintu bishobora kuba byatuma umurimo w'Imana udindira. Kandi ntugire ngo burya Imana ntago biyibabaza, birayibabaza cyane ndetse ikagaya ababikora. Ari nayo mpamvu rero nkushishikariza kugira ngo rwose niba ushaka kuba umuntu ushimwa n'Imana, gerageza rwose uze kino kiganiro tukibanemo kandi turaza kukirangiza hari ibyo ubashije kuba wamenya. Icyo nakubwira rero nuko ikintu cya mbere gishobora kugaragaza yuko iyi korali yamaze kuzamo ibintu by'amacakubiri, akenshi usanga harimo amatsinda runaka, ariko ugasanga nanone aya matsinda runaka ntabwo ari kumvikana. Usanga hari itsinda runaka rikurikiye umuntu runaka, irindi naryo rikurikiye undi, buri tsinda rifite ibyo rivuga. Ikindi kandi n'abantu barimo usanga bahorana ubwoba bwo kuba bavugana n'irindi tsinda. Iki ngiki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza yuko korali yatangiye kuzamo ibice cyangwa se amacakubiri. Niba rero korali ubamo by'umwihariko waramaze kubona iki kimenyetso, umenye neza yuko korali uri kuririmbamo nta hantu iri kuva, nta naho iri kujya. Ndagushishikariza kuza kureba inama turaza gutanga ahegera ku musozo z'ukuntu aya macakubiri yahagarara cyangwa se aya matsinda uburyo yahagarara. Ikintu cya kabiri kizakwereka yuko rero iyi korali cyangwa se korali yaba yaratangiye kuzamo ibice, abaririmbyi bamwe baratoneshwa abandi bagasuzugurwa. Abantu bamwe bahabwa amahirwe menshi, nk'iyo yenda habonetse nk'igitaramo runaka kuririmba solo cyangwa se kujya ahandi, abandi nabo ugasanga bahora ahantu hamwe cyangwa se bahora bicaye. Ikintu cya gatatu gishobora kugaragaza yuko korali yatangiye kuzamo ibintu by'ibice cyangwa se amacakubiri, nuko mu myitozo no mu bikorwa abantu bagabanyijemo ibice. Abaza bakererewe bakababarirwa, ariko hakaba n'abakererwa gato cyane ugasanga baye ikibazo cyane ndetse bakaba bahanwa ndetse bikomeye. Hari abaganira nabo bumvikana gusa, ugasanga abandi bari kwirengagizwa cyangwa se barirengagizwa. Ibyo nabyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko korali yatangiye kuzamo ibintu by'ibice. Niba korali uririmbamo ujye ubona ibimenyetso tumaze kuvuga, ntuze gucikwa mu kanya gato ndakubwira icyo wakora kugira ngo aya macakubiri ahagarare. Icya kane ni ukudatinya kuvuga nabi abandi bari muri korali. Gusebanya, kugaya abandi ndetse no gutuka cyangwa se gushinyagurira biba bisanzwe, kandi ugasanga nta muntu ubibazwa. Icyo nacyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko korali yatangiye kuzamo ibintu by'ibice cyangwa se amakimbirane. Icya gatanu, umwuka w'Imana uba waramaze guta korali. Indirimbo zisigara ari amajwi gusa, nta mwuka, nta kuramya, nta gucengera mu mutima. Korali yinjira mu buryo bw'umubiri kurusha ubw'umwuka.
gatandatu, imirimo y'Imana iradindira cyangwa se ikagabanuka. Korali itangira kujya itumirwa gake, abantu bagacika intege n'abaririmbyi bagatangira kuva muri korali. Icya karindwi, imyanzuro y'inama ntabwo ijya ishyirwa mu bikorwa. Nta bumwe mu byemezo bifatwa kuko buri tsinda riba rifite ibyo ryemera ndetse n'ibyo ryanga. Icya munani, ubuyobozi bushobora kuba bufitanye uruhare cyangwa se bukabura ijambo. Abayobozi bashobora kuba barinjiye mu matsinda cyangwa se bakabura ubushobozi bwo kunga abaririmbyi. Ibi ngibi ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko korali yamaze kwinjirirwa cyangwa se yamaze kuba yacikamo ibice. Niba rero korali uririmbamo ubasha kubona ibi bimenyetso ukayibona, menya yuko iyi korali yamaze kuba yazamo ibintu by'amacakubiri. Rero umwanzuro aka kanya, umwanzuro ari ntago ari uwo kuvuga ngo reka korali nyivemo, ahubwo n'uwo kuba waca bugufiya ukareka nkakubwira ikintu wakora kugira ngo ibi bintu by'amacakubiri cyangwa se by'amakimbirane bihagarare. Gusa reka nkwibutsa akantu gatoya, murabizi yuko mbakunda kandi nkunda kubagezaho ibintu bigiye bitandukanye byiza kandi by'ingenzi. Nagira ngo mbasabe cyangwa se ngusabe wowe uri ahangaha ukandireke kuri no video, ukandireke kuri no video kuko ni byiza cyane. Ikindi kandi niba ari cyo watwandikira muri comment kugira ngo ubutaha tuzagaruke tukikubwiraho kubigendanye n'umurimo w'Imana cyangwa se ikindi kintu runaka, kuko twe bwana tuba tugishaka kugerageza kubakamo izindi mbaraga mu bintu runaka kugira ngo bijye byakomera. Niba ari cyo yifuza ko twazakubwiraho rero ubutaha, ubyandike muri comment hanyuma nzaza ngusubiza. Reka noneho turebere hamwe ibyo umuntu akwiriye gukora kugira ngo aya makimbirane arangire, kandi ube tayari kuko ku musozo ndaza kukubwira umwanzuro wa nyawo uhamye ndetse wakubaka umutima wawe ukumva urakomeye. Ikintu cya mbere ukwiriye gukora kugira ngo ibi bintu by'amakimbirane cyangwa se by'ibice bihagarare, ikintu cya mbere ni ugusengera ndetse no gusabira korali. Ugasaba Imana ko yashyira hamwe imitima y'abaririmbyi igakiza korali, hanyuma ikanagira icyo ikora mu bayobozi muri rusange. Icyo ngicyo ni ikintu cya mbere ukwiriye gukora cyangwa se kuba wakora kugira ngo aya macakubiri ya korali ahagarare. Kandi ndabizi neza n'ubikurikiza utitaye ngo utegereje ko abandi runaka aribo bazabikora, ni wowe kubikora. Hanyuma ndabizi kandi ko Imana ijya yumva gusenga kw'abantu. Ndabizi izi mpinduka uzazibona vuba, korali izagenda isubira ku murongo. Dore ikintu cya kabiri ukwiriye kuba wakora, kuba umuntu w'amahoro hagati y'amatsinda. Jya wifatanya n'abantu bose mu rukundo, wirinde kuba mu itsinda rirwanya irindi. Ntugasabirane amakuru yo gusebanya, ahubwo ba uwo guhuza bamwe muri ayo matsinda cyangwa se umuntu wo kuba wabahuzaho kugira ngo wowe wumve ko yenda warushaho kugenda ubasenya. Gatatu, gerageza gutangira kuganira n'abantu mutajyaga mukunda kuba mwavugana. Tegura uburyo rwose bwo kwegera abo mutari musanzwe mwumvikana, utangire kubaganiriza neza. Umuntu umwe ashobora kuzana impinduka rwose, kandi ndabizi ntabwo ari ngombwa yuko utegereza ngo abandi bazabikora. Ni wewe utangira ukabikora none, kandi waba Imana yagukoreramo rwose ukaba wahindura korali yose igahinduka. Ntiwitinye kandi ngo wipinge, ibintu birashoboka cyane. Reka dukomeze n'icya kane, ariko nkwibutse ko ku musozo ndaza nkubwira umwanzuro wa nyawo wa danje. Ntucikwe kuwumva. Icya kane ni iki ngiki, gushyigikira ibikorwa by'ubumwe cyangwa se ibikorwa byateguwe n'abayobozi, kandi ari ngombwa ko mwese muri rusange mugomba kubikora nk'abantu bamwe. Tegura cyangwa usabe ko habaho amasengesho y'ubwiyunge, amahugurwa cyangwa se gukorera Imana hamwe, cyangwa se nanone utegure ibiganiro bigamije kunga abantu. Ibi bintu biri mu bintu bizagira umumaro ukomeye cyane ndetse bitange n'impinduka vuba cyane bidatinze. Dore icya gatanu ukwiriye gukora kugira ngo aya makimbirane abashe kuba yahagarara mu murimo w'Imana cyangwa se muri korali muri rusange, kuko buri umuririmbyi n'umuvugabutumwa ukomeye cyane utazanabatera ibuye, burya Imana yanahita igucisha bugufi ushatse kubamenyera. Reka nkubwire yuko icya gatanu rero ukwiriye gukora ni iki ngiki, gukora neza inshingano zawe udatonesha cyangwa se urwanya abandi. Niba ufite ijambo mu buyobozi, shyira buri wese ku rwego rumwe. Niba uri umunyamuryango cyangwa se uri umuririmbyi muri rusange, kora ibyo ugomba gukora kandi neza.
utitaye ku bice byabayeho. Ndabizi neza ibi bintu rwose bizazana impinduka ndetse vuba cyane uzatangira kubona impinduka ziri kugenda zigaruka muri korali muri rusange. Tudatinze tugeze ku cyanyuma, kuko icyanyuma ni icya gatandatu. Iki cyanyuma ngiye kukikubwira ndetse mpite nkubwira n'umwanzuro nyirizina ukwiriye kuba wagenderaho. Iki ngiki cya gatandatu rero ntugipinge kandi ugikore wumva ko gifite umumaro urenze iy'ibindi byose nakubwiye. Kwigira ku rugero rwa Yesu Kristo. Haleluya. Yesu ntabwo yigeze aronda inkomoko, icyiciro cyangwa se ikindi. Yahuzaga abantu bose akabigisha iby'urukundo. Bishatse kuvuga ngo rero igira kuri Yesu cyane ko Bibiliya ivuga ngo twigire ku birenge by'abatubanjirije. Mu bantu batubanjirije rero Yesu se urahamya ko atarimo? Nge ndabizi neza yuko arimo ndetse cyane. Ubwo rero ngibyo ibyo nari naguteguriye, ariko turi gusoza reka nkubwire umwanzuro, sibyo? Korali yamaze kuzamo ibice ibiri mu gihombo gikomeye cyane, ariko umuntu umwe ushaka amahoro ashobora kuba nk'urukingo rukiza izo ndwara. Ntugategereze abayobozi gusa, tangira wowe kuvangura urwango, ubusumbane byose ubishyire hasi. Ibyo mwumva bamwe bavuga ngo muri korali ngo harimo amatsinda muri mwe, si ngombwa ko abatwara korali, ahubwo bose babe umwe muri Kristo Yesu. Reka soze nkubwira ngo usome ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto ba mbere ndetse n'igice cya mbere umurongo wa 10. Ndabakunda cyane, bye. Mukomeze kugira ibihe byiza, ariko ndi kubategurira ikindi kiganiro cyiza cyane, kuko hano tuba tugomba gukora ibintu bitwubaka kandi bitugirira umumaro, ndetse bikaba byadufasha no kurushaho kwegerana n'Imana. Ndabakunda bimwe bya nyabyo.